rero nibyo tuvuyemo twahaye abana uburenganzira bwo kujya gusura imiryango ariko uburenganzira bw'ibanze twabahaye n'ubwo gukora bagasohoka bakajya mu mirimo za mbuto ababyeyi babahaye dore na Kamena iri kurangira ubu no kwitegura bakajya mu murimo turabizire mu Bwanacyambwe ntabwo bahinga gusa mu mirimo bahinga no mu mutwe ubwo no mwanya kugira ngo bajye gutegura no mutwe kugira ngo babone uburyo batangira guhingamo mu izina ry'umuryango Claude Rwango ndetse n'umuryango bwite mbashimiye uburyo mwatwakiriye mbashimiye uburyo mwadufashe kugira ngo gahunda zatugenzaga muri uyu munsi zigende neza ariko kandi muvandimwe muhire dore umunsi uciye ikibu ubwo wazaga iwacu twaragutaramiye udusaba gucutsa ngo werekeze inzira ibirenge iyo tujya si kure ariko hari urugendo turagira ngo aya mahoro twasanze mufite natwe dusakareho tugere mu rugo amahoro tugende natwe twitegura abana cyane ko batwijeje ko abana uzabaherekeza bakaza gusura umuryango wacu ndabashimiye rero mukomeze kugubwa neza kandi ishya n'ihirwe ku rugo rushya rw'abana bacu Imana ibavugishe umubyeyi mwiza ko bahaye abantu uburenganzira bwo gukomeza ariko kandi bazanye imbuto z'amoko yose turavuga ngo ntibagende bahinge kandi bazeze bazana n'ibyo kurya kugira ngo igihe aba bana batakirimo baruhuka ibyabo bitarera bazaba ari byo barimo bifashisha yahoza ambwira ati twubatse nawe wakiyaruhuka kandi ndagira ngo tubashimire uyu muryango namuna ubuzi ibiganza ubundi ndimo ndibwira abatista ko ngira ngo bimwe wabibonye ariko n'ibindi ndaza kubikwereka n'igihe wabirebye cyane nabibonye birahagije tubigira ikibazo kandi rwose reka mubwire yakirira umugore ndabona umusaza nubwo ndimo kuvuga uyu muhango badukoreye ni mwiza wo gutwikurura abato ntabwo bawuzi kuko niba wawuzi bumva ko ari ugutwikurura gusa ariko ni uburenganzira bwo guha umwana gukora kugira ngo gusura abavandimwe n'abandi kandi gasanzwe kera igitego cy'ubu bajyaga bubakira abana mu nkike iyo bubakiraga abo bana mu nkike cyangwa se nta bantu barabyumva yahuraga na bya bikusi bya nijoro nibyo bahuraga agaca mu cyanzu kuko babaga barabashyizeho icyanzu aha ni iki cyanzu bagishyiriyeho agaca mu cyanzu agasura kwa se kuko batamenya yuko yaraye ku mugabo iyo batindaga kuza gutwikurura rero hari igihe bazaga baje guhemba cyangwa bazanye ingore ubu namwe abakuru murabyumva ariko dushimiye uyu muryango ko utatebye watebutse kugira ngo baze batwikurure umwana aho batazamenya ko mwagize neza cyane kandi Imana ibahumure ntabwo twirirwa tuvuga byinshi kugira ngo babibonye abanyarwanda baravuze ngo urugo rw'umwana rugususurutsa utarubayemo kugira ngo wabyibonere ariko kandi ntabwo Fabienne cyane amugira n'inama ubu turaza kuza ko umumpera hanyuma nta bindi byinshi ariko kandi abanyarwanda baravuze ngo ikintu kidakuze bakita icyana abanyarwanda ahubwo barimo bana uha ni wawe turi nubwo mfite ijambo ariko nawe ufite ijambo mu rugo rwawe jya mbere ugira ikintu ubwira aba bantu bicaye aha hantu hanyuma uherekeze umusaza dore isaha zo kurira uburiri zitangira kugera murakoze nanezerewe cyane kubwo kudushyigikira n'umufasha wanjye
nari mvuze ngo twanezerewe cyane kubwo kudushyigikira n'umufasha wanjye. Imana ibaha umugisha, kandi ni ukuri Imana yongere ibaha umugisha. Murakoze. urumva ko ijambo rimwe riragenda riza ejo bundi nanjye nzaba muto. Hanyuma kandi mubyeyi mwibwire rero ngo irya mukuru rizinduka uri saramekara irya mukuru rizinduka ngo riba ryagiye kureba uwo hakurya y'akagiro yaravuze ngo ngwino uribagiye akamaze kurya nikabura ko kuryombora nanjye amazi rero n'ubuzima nanjye bumaze kuyashyiramo numvaga nakomeza ngatarama ariko reka njyanaya ngo tuzasubukura ubutaha ubwihuriro riri n'ubu. urakoze cyane. Werekeza uwicaye rero kandi ndagira ngo nkwizeze ntabwo azatuma ukumbura abana. rya jambo wambwiye ntabwo nzaba gukumbura, ahubwo nzabazana hakiri kare. twese nk'abitsamuye twigire dusenge, hanyuma tureke abantu bavuga. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu, dushimiye kuri Imana yacu bwite, dushimiye kuri mwiza kandi ubereye mwiza, abantu bagutegereje n'ubugingo bw'abagushaka. wagize neza ubana natwe, uradufasha muri ubu bukwe, wafashije imiryango yombi none twarayihuje yabaye umuryango umwe. Wagize neza guhuza aba bana bacu bakaba batweretse ibirori byiza. izina ryawe nirihimbazwe. turabasengeye rero kugira ngo uru rugo rushyigikire, ubarinde shitani n'abadayimoni n'imyuka mibi, ubarwanyirize ibintu byabarwanya, ubarinde inshuti mbi, ubarinde abicanyi n'abarozi n'abajura. imbabazi z'Imana zijye zigendana nabo, kandi n'imiryango twese tujye dufashwa nawe, tugirire neza. girira neza buri muntu wese witanze muri ubu bukwe, wabutashye. mbega umuntu wese wabonetse muri iki gikorwa n'umuha umugisha, kandi azabona inyungu y'icyo yakoze. gendana na buri umwe, kandi buri umwe wese umugeze mu rugo amahoro, mu macumbi yacu amahoro. hanyuma nitwakongera guhura duhumeka umwuka bazima, tuzashimira izina ryawe. urakoze kuri Imana y'amahoro, byamaje twizeye izina rya Yesu Kristo. mwaherekeje ubwo nibaduherekeze werekeze kuri no baduherekeza ngo twe dutahe natubaherekeze. Barisaza. Felicitations. amata y'ababyeyi urayasize, wemeye gukamisha, dore uduhaye umwaka nyamibwa we, amatage n'irungu. wakuze uteteshwa nk'abakubya, ukundwa n'indahemuka basaza ba, urabe hose nyamibwa, tuzahora tugusura. urabeho nyamibwa ikeye we, wamwiza uduteye irungu, yaba yazana ninde ugukuye mu rungano. urabeho nyamibwa ikeye we, wamwiza uduteye irungu, yaba yazana ninde ugukuye mu rungano. utitara umwirahira umuririmba iteka, none uramusize, uduteje amatage uratuziza iki, wibabaza umuryango, akavuyo kabiharwe uragasize, urungano wakundaga urarusize. urabe hose nyamibwa, tuzahora tugusura. urabeho nyamibwa ikeye we, wamwiza uduteye irungu, yaba yazana ninde
nahisemo kugenda